muri iyi minsi hari inkubiri yo guhagarika ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, inzoga z'amarikeri basishinja kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, by'umwihariko abaturarwanda. Inganda zirahagarikwa n'ibicuruzwa bikurwa ku isoko. Ese nkamwe mubivugaho iki ku bigendanye n'icyo cyemezo cyafashwe? Murakoze cyane kuri kino kibazo cyiza mutubajije. Urabona inzoga cyangwa se ibisindisha muri rusange bigira ingaruka cyane bitewe na kasitewe n'umuntu yafashe, yego, ariko bikagira ingaruka ku mitekerereze y'umuntu cyangwa se dore n'izina ryabyo ni ibiyobyabwenge, yego. Rero ugasanga bihinduye imitekerereze y'umuntu, imyitwarire y'umuntu, amarangamutima y'umuntu iyo byakoreshejwe nabi. Ni muri urwo rwego usibye si n'ibyo gusa, kuko inzoga z'inkorano, ziriya nzoga zindi zitujuje ubuziranenge zigira n'ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu, harimo za kanseri zitandukanye, kuko dukunda kwigisha abantu tubabwira ko inzoga z'inkorano iyo umuntu azinywa aba arimo gukurura kanseri z'inyama zo mu nda. Rero ni ngombwa yuko leta agomba kureba kure n'umubyeyi kugira ngo ihagarike ziriya nzoga z'inkorano. Si n'umutekano gusa zangiza, kuko usanga zizana habaho amakimbirane hagati y'abantu n'abandi, yaba mu ngo, yaba aho baba babifatiye, ugasanga bamwe barakomereka, abandi babuze ubuzima, ingo zirasenyutse, ubukungu bukahagendera bw'imiryango. Rero leta nk'umubyeyi yarebye kure, ireba icyagirira umunyarwanda akamaro, biri butume ituze ry'abaturage rigaruka, ihitamo gufata uriya mwanzuro kandi ni mwiza. Rero nk'uko warubajije, ni igitekerezo cyiza, umwanzuro mwiza wafashwe, kandi nubwo abaturage batapfa kubibona none aha ngaha ko leta yakoze igikorwa cyiza, ariko bazabona mu minsi izaza ariko ari igisubizo kuri bo, ndetse no yaba ku giti cy'umuntu, yaba no ku muryango muri rusange nyarwanda. Yego, byumvikane. Nagira ngo mbabaze ku bigendanye na kariya yanyu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hari abantu mujya mwakira mukasanga babitewe n'ikoreshwa ry'ibisindisha birimo n'izi nzoga zirimo etanol. Ibiyobyabwenge birimo amoko atandukanye, cyangwa se bitewe n'uburyo bikorwamo. Rero twese turazakira, yego, aho usanga ababikoresheje ku rwego runaka usanga byarabagize imbata, barabaye imbata z'ibiyobyabwenge, ugasanga nta kibasha gufata ifunguro rya saa sita cyangwa se ry'ijoro yibera mu biyobyabwenge gusa aribyo bimutunze, ugasanga nta kibasha kugira imirimo yikorera yari asanzwe akora, ku buryo ki ibyo biyobyabwenge bigabanya ubushobozi bw'uwo muntu yari afite, umusaruro ukabura, imibanire ye n'abo mu rugo n'abandi ikanga, ugasanga kenshi ugasanga bamuzanye iwacu yikubise hasi, yisanze yaguye, yari ari mu kazi yikubita hasi, cyangwa se bamubazanye bakomerekejwe hagati yabo. Ugasanga rero ntahoze mbivuga mu gutangira yuko bigira ingaruka cyane mu mitekerereze. Ibiyobyabwenge usanga rero byangiza ubushobozi bwo gutekereza, ugasanga kubera ziriya za rukoro baba bashyizemo na za etanol, biragenda bikica uturemangingo two mu bwonko, ugasanga imikorere y'ubwonko irangiritse. Murakoze cyane. Umuntu wazindukaga agakora akazi ke, yagera saa sita agashoje, akakaraba, akagenda agafata iriya kanyanga akinywera, agafata nyagi ibyo byuma akinywera. Nagira ngo mu gusoza ikiganiro gito tugiranye mupangire umunsi najya asoza akazi saa 8, uwo mwanya yataga ari muri ibyo bisindisha umupangire, mugira inama ku buzima bwe uko agiye kujya butwara. Urakoze cyane. Ibintu byose ni imyumvire, rero kandi icyo twifuriza abanyarwanda uko bagira ubuzima bwiza. Turifuza yuko niba umuntu yarafite gahunda yo kuba ngo buri kigoroba ndamara gukora imirimo mu gitondo, then ikigoroba njye mu kabari, ndumva hari ibindi bikorwa bitandukanye birimo ubwo mwanya akajya mu kabari akagaruka nijoro, harimo
kwita byonyine ku muryango. Abana bagiye kuzaza bamubona ntibamubonaga banamuri vakanse, umuryango we ntiwamubonaga, ntibusaza umubona baganire, afata umwanya wo kuganira n'abana, afata umwanya wo kuganira n'abaturanyi. Hari n'ibindi bikorwa bitandukanye, si n'ibyo gusa, harimo niba afite amatungo akita ku matungo ntayaharire abandi bo bagize urugo, akajya kwahira amatungo, cyangwa se ahaba hari ibindi bikorwa bindi bitandukanye akajya kureba ku isambu uko isambu imeze, cyangwa se niba atayifite hari ibindi akanafata n'umwanya. Urakoze cyane kumva kino kibazo, kuko agafata n'umwanya akaruhuka, kuko ubwonko bukeneye ko umuntu anaruhuka ku manywa iminota 30 niba nta kugira ngo bwongere bwiyubake, nabwo ni urugingo nk'izindi. Cyangwa se akashaka abandi umwanya wundi yashaka n'ibindi bitekerezo, akajya kureba n'undi muntu w'inshuti nziza itamujyana mu gufata ibiyobyabwenge, ariko yagisha inama yindi. Hari uburyo bwinshi yakora kandi byamwubaka, cyangwa se kwiga amasomo y'igihe gitoya y'ubumenyi ngiro, yaba kwiga kogosha, yaba kwiga gutwara moto, yaba kujya kwiga gushaka license wenda y'imodoka, kwiga ubukorikori kugira ubundi bumenyi yakwiyongera ku rwego afite, kuko yafata umwanya ngo agiye kwirwa mu kabara afata ibiyobyabwenge, ahubwo gushaka ubundi bumenyi yakwiyongera ku rwego afite buzamugirira akamaro, kuko hariya nta kintu kizima, kuko byamwangizaga cyane. Ushaka ikindi kintu yakora gisimbura cya kintu niba kidahari kidashobotse. Urakoze cyane Musoni Theogene, ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, niko bivugwa? Yego, dushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, imitekerereze, amarangamutima, imibanire n'abandi. Yego. Urakoze cyane ku mwanya muduhaye, mugira akazi keza. Urakoze cyane. Nimukanguke mwabasinzi mwe murire, namwe bamwe b'inzoga mucura umuborogo, muririre vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Aho ni muri Yoweri umutwe wa mbere umurongo wa 5. Nimukanguke mwabasinzi mwe murire, namwe banywi baza Kiwingo, Bond 7, Konyagi, Exo, udusiga nyinshi muzi, mambo zose ziriya zitujuje ubuziranenge zahagaritswe. Ijambo ry'Imana byari byaranditswe kera ngo nimukanguke maze murire, namwe bamwe b'inzoga mucura umuborogo, muririre vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu. Ngo nta kiba kitaravuzwe rero, ijambo ry'Imana ibyahumetswe bizima byari byaravuze ko igihe kizagera imiborogo ikaba imiborogo, abarira mwihanagure, nta kundi mwihangane. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko cyafunze inganda 12 zikora ibinyobwa bisembuye mu rwego rwo kurengera ubuzima n'umutekano by'abaturage. Ni mu itangazo iki kigo cyashyize ahagaragara ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 2026, kugeza ubu inganda zimaze gufungwa ni 148. Ab'iburasirazuba muri aho, ubwo mwari muzi ko batari buhagere nyuma yo kuva mu mujyi wa Kigali mu ntara zitandukanye, ubu ahagezweho ni Iburasirazuba. Iyi ni YouTube channel Musinga TV, tugiye kubagezaho ibitekerezo bitandukanye by'abantu bagenda basakaza ku mbuga nkoranyambaga, bahutazanya cyangwa se badahutazanya. Turagenda tureba ibitarimo urukozasoni, huzuyemo ibitekerezo bitukana. Bamwe bagaragaza ko byanze bikunze batishimiye kuba agatama gatawe hirya iyo, ariko kandi hari n'abagenda bafite ukundi babyumva. Turagenda dusangira ibitekerezo bitandukanye bagenda batanga ku mwanzuro w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda
FDA uko kigenda gikura ku isoko ibinyobwa bitandukanye bitujuje ubuziranenge mu buryo bikozwemo. Ejo bundi batangaje izitwa za bazoka, za konyagi, ziriya nzoga zimaze imyaka myinshi cyane zinyobwa, abantu bati karabaye noneho n'izi se burya ntago zujuje ubuziranenge, bibaho se birashoboka? Yewe nyinshi cyane, hari n'uwateye urwenya ate se ni ikiwingo y'abadamu avuga ziriya ngo ni exo, ziriya zo mu dukanete ziva i Burayi, niba ari i Burayi, niba ari mu Buhinde, niba ari muri Uganda, ziva hanze. Mwabonye ko iziva muri Kenya, Tanzania, Uganda n'ahandi, igikuru saho ituruka, igikuru nuko itujuje ubuziranenge. Reka dutangire. Igitekerezo duhereho ni cya Karisiti Kanani wagize ati waramutse Rwanda, njye numva hakagombye igenzura rizahoraho kuko muri rya tekinika abashinzwe gutanga ibyangombwa by'ubuziranenge barabeshywa bapima, berekwa ibinyobwa bike byiza pe, ariko batirimutse abashaka indonke nyinshi bakora byinshi bihabanye n'ibyapimwe. Ab'ubuziranenge bibagiwe ko handitswe ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Uzi ko bene ibi binyobwa benshi badashobora kubinywa, bariya babikora nyine ngo ntago bashobora kubinywa ibi bakora, barabikora bakabishyira ku isoko bo ntibasomeho. Uyu yitwa Mugabo Azizi. Abagize iki kigo nabo nibishoboka bamwe birukanywe kuko bagize uburangare, bituma ubuzima bw'abantu buhangirikira, abandi barapfa. Azizi Mugabo we ati abagize iki kigo cya FDA nabo bagize uburangare, birukanwe kuko bagize uburangare, bituma ubuzima bw'abantu buhangirikira, abandi barapfa. Nicyo gitekerezo cya Mugabo Azizi. Uyu ni Martin Tuyishime. Barihuse cyane, bakagombye kubanza bakabahamagara bakabakoresha ibiganiro babereka ko inzoga bari gukora zitujuje ubuziranenge, bakababwira ko hari abahitanywe nazo ndetse abandi bakaba baramugaye, yewe bakanabibereka, barangiza bakongera bakabereka ibikenewe ku isoko. Nyuma yaho hakajya habaho isuzuma rya buri kwezi rireba ishyirwa mu bikorwa byabyo. Utabikoze bagahita bamufungira, bigatuma n'umwe wabitekerezaga bireka. Oya bagume binginge, yewe musigeho, mwongere maka, mureke naka, abaturage bariho bangirika, ntago byakunda. Martin ntago aragoza hejuru y'ubuzima bw'umuturage, icyo cyo sinyikwijeje, ntago byakunda ibyo rwose. JP Comedy cyakoze ibi bintu ndabikunze pe. Yego, umufana w'amakuru ati bashatse bashyiraho igikorwa cyo gupima umwijima na kanseri yawo, kuko nubwo baciye etanoro mu gihugu, ibibazo yasigiye abayinyoye kenshi birimo umwijima, umuvuduko w'amaraso, iyangirika ry'ubwonko, kwibagirwa, kanseri zitandukanye. Meruka baravuze ngo abanywaga yaji imwe baciye, imwe basanze ikorwa n'uruganda rukora na za Situruwaya, sinirirwe nyivuga izina, baravuze ngo abayinyweyeho bose ngo bihutire kwisuzumisha. N'ubu rero bagakwiye gutanga inama abantu bose banyweye kuri iyi miriro bakajya kwisuzumisha izi ndwara zirimo imyijima, umuvuduko w'amaraso, impyiko, imitima n'izindi nyinshi zishobora kuba zikomoka ku ikoreshwa ry'iyi etanoro. Nibyo umuvandimwe witwa ngo ni umufana w'amakuru avuga ati bashatse rero hashyirwaho n'igikorwa cyo gupima izi ndwara zitandukanye.
bakareba uko ubuzima bw'abaturage bumeze. Shyaka Jonas, ahubwo ukuntu inganda zirenga 148 mu Rwanda zose zishoye mu gukora inzoga nk'aho abanyarwanda ari cyo kintu gikenewe kuruta ibindi. Inzoga se uzayigura uyishyire umwana ayirye? Inzoga se nayo yaba ibintu byabuze ku isoko ryo mu Rwanda ku buryo izi nganda zose zakora amayoga? Ati ku buryo inganda zose zakora amayoga aho gutunganya ibindi biribwa koko? Shyaka Jonas aribaza ukuntu inganda zose zikora amayoga zikagera ku 147, izikora kawunga zikaba nke, izikora sosoma igikoma zikaba nke, izaba zakora n'ibindi byinshi bitandukanye zikaba nke, ahubwo inzoga zikaba arizo ziba nyinshi. Ati simbyumva rwose. Uyu yitwa Rutagengwa rwa Bigwi, muce na biriya bintazi ngo imiti yongera akanyabugabo ngo indwara zidakira barazivura. Erega ku maradiyo hafi ya yose ugasanga mu gitondo cya kare no mu ijoro bari kubyamamaza. Rutagengwa atangaje ibindi nawe ati na biriya ngo bavura indwara zidakira n'imiti ngo yongera ibiki n'ibiki mu bice ku maradiyo. Uyu ni inshuti y'Imana Fred. Ubundi se ariko mbaze iki kigo cyabagahe? Ubundi se hari ahandi gishinzwe uretse abanyarwanda? Hari abandi gishinzwe uretse abanyarwanda? None se byarinze bigeraho kubaka no gukorwa bigashyirwa ku isoko barihe? Kandi ko ari bo bashyiraho S-Mark ko byujuje ubuziranenge bitangaje, none ngo babifunze kabisa, biteye isoni. Nibo batanga S-Mark. Witwa Mukundwa Emmanuel Prince, hari ikintu umuntu yakwibaza. Nkeka ko iki kigo cyabonye abakozi bashya ari bo batahuye ko izi nganda hafi ya zose zari zifite ibyangombwa byatanzwe na FDA ko zikora ibinyobwa bidafite ubuziranenge. Aha harimo equation, aha harimo ikibazo nyine gikomeye. Niko Mukundwa Emmanuel Prince abibona we ubwe. Uwinema ikiza gihari na wa wundi wavugaga ngo anywa Bond 7 ngo nanywa inyarwanda, nawe birangiye agiye mu gatebo kamwe n'abanywa ibyuma bitujuje ubuziranenge. Bati twese turaringaniye naho twese bihuriyemo. Uyu Degeya Shingiro ati mu Rwanda tuzi guhinda no gukabya. Ejo bundi abakozi banyu sibo bazamamazaga neza bazogagiza. Ndi nkamwe sinari kugira icyo mbivugaho. Ati mise nseka. Ahisa aseka umuvandimwe. Emi Pinto, ese ko numva inganda zose mu Rwanda zifunzwe kandi nzi ko hari porogaramu ya Made in Rwanda, ubwo noneho mugiye gusubizaho gahunda ibituruka hanze biba ari byo byemewe? Nibarizaga bagiye gutumiza bituruka hanze. Bazareba nyine ibyujuje ubuziranenge. Emi Fanny Sinzi ati ese ubundi bo ko mbona batazinywa, ko mbona bose biteretse amazi gusa, kuki batiteretse iyo banana wine yabo mu rwego rwo kuyishishikariza abantu? Nabazaga yabazaga kuki bene inganda batajya banywa ibyo byuma byabo, ntibanywe izo banana, izo nzagwa bakora mu nganda, bakinywera amazi. Ibitekerezo ni byinshi kandi bitandukanye byagiye bitangwa kuva iki gikorwa cyo gukura ku isoko no guhagarika inganda zikora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, harimo inzoga z'amarikeri, ndetse no guhagarika itumizwa ry'ibinyobwa biva hanze nabyo bitujuje ubuziranenge. Ni byinshi bigenda bivugwa, harimo kuba hari ababihombeyemo cyane, ariko kandi aho guhomba ubuzima nta kundi byari bugende. Niba hari ubundi buryo bwakorwa kugira ngo hatagira ugwa mu gihombo nabwo bwakorwa, ariko ubwo hari inzego biba bireba. Ariko ikindi gikuru nuko
ikigambiriwe ari ukurengera ubuzima n'umutekano by'abaturage. Ndagushima we twabanye muri iki kiganiro. Twatangiye twumva ufite mu nshingano ze kwita ku buzima bwo mu mutwe, yakoze nawe kudusobanurira byinshi, ndetse n'abandi bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye twagiye tubibona, ndetse twabonye ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuziririre. Tugenda dukora ku nguni zitandukanye kugira ngo tuze guhuza turebe icyo ukuri gihari, nuko tugomba kwita no gukunda ubuzima. Akayamvugo ngo imibiri nizo nsengero za Roho Mutagatifu z'Umwuka Wera, kandi ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Mwibutsa ko iyi ari Musinga TV. Nizera ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukagira icyo tubwira nk'itekerezo cyawe. Ubundi ibiganiro bifite icyo bimariye abantu ntabwo uzabura kubibona hano, uzahora ubihasanga. Komeza ugire ibihe byiza, wifurije kugira ubuzima buzira umuze. Njye yari Maxime Kayumba. Ibihe byiza.